Hello friends and family, ndabashuje namwe mwese mukunda gukorera ingendo hanze ndetse n'abari guteganya kuzikorera mu bihe biri imbere. Uyu munsi mbazaniye amakuru mashyashya. Mumaze iminsi mumbaza impamvu zimwe muri embassy z'ibihugu runaka ziri gutinda gutanga visas kandi muyakeneye vuba. Harimo United States of America, Canada, Australia ndetse na Schengen. Uyu munsi ndaza kubabwira impamvu ndetse n'impinduka zidasanzwe zikomeje kugenda zikorwa mu itanga rya visa yerekeza i Burayi. Turi bwibande kuri Schengen cyane cyane. Ese waba waraprayinze usaba visa yo kwerekeza muri Schengen nka Polonye, Netherlands, France ndetse n'ahandi, ukaba ubona amezi abaye menshi nta feedback baguha kandi ariko iminsi iri kugenda yicuma, warifuzaga no kujya gukora hakiri kare? Tuvuge ku bantu bafite job offer, abafite admission letter. Hari abantu benshi bagiye bahura n'ibyo bibazo. Niba uri umwe muri abo ngabo bategereje feedback guturuka muri embassy runaka ariko iherereye muri Schengen area, kugeza n'ubu akaba atarabona igisubizo, ino video yikurikire kugeza irangiye, yarangira umenya impamvu mwatinze kubona reply, umenye n'icyo wakora mu gihe gitegereje igisubizo. Niba udukurikiye wifuzaga kwerekeza i Burayi gusura umuntu, kwiga cyangwa gukorerayo, hari impinduka ugomba kumenya ziri muri system ya visa ya Schengen muri no mwaka wa 2025. Before yuko applying, ugomba kuzimenya mbere kugira ngo visa yawe itazazamo ikibazo, ikaba yati kuba approval cyangwa se ikaba refuse. Mbahaye ikaze mwese rero mukunda Storyteller Rwanda, ibiganiro dukora, inama tugira abantu ndetse n'ubufasha tubaha ku bijyanye na immigration. Visa ya Schengen ni urwandiko cyangwa se urupapuro rukwemera kwinjira, kugenda, gutembera mu bihugu 27 by'i Burayi. Ibyo ukabikora nta nkomyi kuri buri mupaka. Ino visa ni visa nziza cyane ku bantu bakunda kugira ingendo nyinshi ariko ngufi zitarengeje iminsi 90. Ushobora kuyikoresha mu mpamvu zitandukanye, urugero nka tourist, ubukerarugendo, ubucuruzi, kwiga, gusura umuryango n'inshuti, cyangwa se ukaba wayikoresha ugiye gushaka akazi. Iyi video nayigukoreye kugira ngo umenye zimwe mu mpinduka zatangiye kugaragara muri no mwaka wa 2025. Muri uyu mwaka mushya amategeko yarushijeho kugenda akomera. Hari iby'ingenzi ndi bukubwire ukwiriye kumenya mbere yuko utangira application cyangwa se wayikoze ukaba ugitegereje igisubizo. Icya mbere nuko visa zigiye kugirwa digital visa. Visa zisanzwe zari ziri mu mapuro zizavaho burundu. Guhera mu mpera z'uno mwaka wa 2025 visa zose zizaba ari digital. Ikindi kintu kiyongereyemo ni ubwishingizi bw'ubuzima bushyashya. Ugomba kugira ubwishingizi mu kwivuza. Ahangaha ku bantu bafite visa z'igihe gitoya cyangwa se kigufiya basabwa byibuze amayero 30. Naho ku bantu bafite visa z'igihe kirekire barasabwa amayero 50. Ayo ni ibijyanye n'ubwishingizi mu kwivuza. Icya gatatu ni kijyanye na biometrics, ni bya bimenyetso by'umubiri. Abasaba visa bose basaba gutanga ibiranga igikumwe, fingerprints, isura yabo, facial scan, kugira ngo babashe kubona visa. Bitandukanye wenda na mbere hari aho wabisabwaga ahandi ntubisaba. Ku zindi mpinduka nakubwira uri busange muri visa ya Schengen muri mwaka turimo wa 2025, harimo ibijyanye na proof of fund. Hano ugomba kugaragaza ko ufite ubushobozi bwo kwitunga mu gihe uzaba uri i Burayi. Ubusanzwe usaba kugaragaza byibuze hagati y'amayero 50 n'amayero 75. Aho ni ku munsi, ukaba ari iminsi uzahamara ukagenda ufata ugakuba. Gusa hanini biterwa n'igihugu ugiye kujyamo. Hejuru y'ibyo ubu tuvugana hari visa nshyashya z'umwaka umwe, imyaka 3 kugeza ku myaka 5. Izi zigenewe abantu bakunda kujya i Burayi kenshi muri Schengen area. Ibihugu 27 bigize akarere ka Schengen byose biracyari bimwe. Impinduka zirimo ni Bulgaria na Romania. Ubaye ufite visa ya Bulgaria, Romania, ubu waba ufite Schengen visa. Ushobora kujya ushaka muri bya bihugu 27.
ariko ukabikora mu ndege ndetse no mu nyanja gusa. Hari ibihugu bimwe na bimwe visa ya Schengen idakoramo, urugero nka Ireland, Kosovo ndetse na Turkey, Turikiya. Aho ngaho mu gihe ufite visa ya Schengen ntabwo wemerewe ko wakwinjira ku butaka bwa kimwe mu bihugu mvuze hejuru, Ireland, Kosovo ndetse na Turkey. Reka nkwibutse bumwe mu bwoko bwa visa ya Schengen ushobora gusaba. Urugero nka visa C, iyo mukunze kwita USV, Uniform Schengen Visa. Iyi ni visa y'ingendo ngufiya mu gihe utazarenza iminsi 90. Ushobora kuyisaba ku mpamvu wenda ya tourist, ubukerarugendo, ubucuruzi no kwivuza, ariko bizamara igihe gitoya. Indi visa ni type D visa. Iyi ni visa imara igihe kirekire, akenshi ikenerwa ku mpamvu wenda z'akazi, amasomo y'igihe kirekire ndetse no mu gihe wifuza kuba wabana n'umuryango wawe mu gihe mutari muri kumwe. Indi visa ni multiple entry visa. Iyi visa iguha uburenganzira bwo kwinjira no gusohoka mu Burayi kenshi gashoboka. Abagenzi basanzwe bashobora kubona visa y'imyaka 3 guhera ku 1, 3 kugeza kuri 5. Hakaza transit visa type A and B. Iyi ni visa ikoreshwa n'abagenda banyura muri Schengen berekeza ahandi hantu runaka. Yo ukeneye kuhanyura waka transit visa A and B. Reka kuri ibi by'amaviza nsoreze kuri visa yihariye, harimo visa y'imirimo y'igihe gitoya, ubukerarugendo bwihariye n'ingendo z'abategetsi ba leta, abadiplomate. Iyi nayo irahari. Kuri wowe nkurikiye, reka nkubwire ibikeneye kugira ngo ubone visa ya Schengen muri uno mwaka turimo wa 2025. Icyambere nk'ibisanzwe ugomba kuba ufite passport igifite agaciro, valid passport. Icya kabiri ni ubwishingizi bw'ubuzima. Hano nubwo mwabonye ko bisaba amafaranga menshi runaka, ariko bitewe n'ikikujyanye hanze hari igihe ubwo bwishingizi ibyo ugiye gukora bizakavaringa izo cost zose. Tuvuge nk'abantu bagiye mu kazi, ubwishingizi bwawe bwo mu kazi buzakavaringa ino insurance, ino health insurance. Icya gatatu ni ibijyanye na proof of fund, kugaragaza ko uzitunga mu gihe uzaba uri Burayi. Nk'ibisanzwe n'ubundi mwari mubizi ko ari hagati y'amayero 50 n'amayero 75. Nanone bitewe n'igihugu ugiye kujyamo, kuko ibira bihugu byose ntago bihuje living standard, ntago bibayeho kimwe. Ikindi ni icyangombwa cyaho uzaba, urugero hotel reservation, ubutumire bw'uwagutumiye kujya kumusura, kwerekana amasezerano y'akazi niba ugiye mu kazi, ibintu nk'ibyo, admission letter niba ugiye kwiga, nta birenze. Mu gusoza, reka nkubwire uko wakwirinda ko visa yawe yaba refuse. Ushobora gusaba visa uyikeneye ukaba wayibura, kandi ku mpamvu wenda ziguturutseho. Icyo nicyo ngira ngo wirinde. Mbere na mbere reba ko ufite ibyangombwa byose byuzuye. Ikindi, garagaza neza impamvu y'urugendo rwawe. Gerageza gusaba visa ya hakiri kare, kuko igihe cyo gutegereza cyarongerewe kubera n'amategeko mashyashya bari kugenda bavugurura. Kuri wowe wari utegereje kumva impinduka ziri muri Schengen visa, ni ibi ngibi. Ntibiguce intege, ujye umenya guhangana n'impinduka, nta gikuba cyacitse. Niba rero wateganyaga kwerekeza i Burayi muri iki gihe turimo, zirikana aya mabwiriza mashya nkubwiye. Tegura ibyangombwa byawe byose kandi utangire gusaba visa ya hakiri kare, kuko bongereyeho igihe cyo gutegereza. Icyo nakubwira wowe ukurikiye Storyteller Rwanda kano kanya ni ukugutera courage. Ntucike intege ngo nuko hajemo change runaka. Nta birenze, nta gikuba cyacitse. Wowe icyo ukeneye gukora ni ukuzuza ibisabwa, kandi ntago ari ibintu bidasanzwe. N'ubundi mwari musanzwe mukurikiza amategeko n'amabwiriza. Never give up on your dreams. Reka mbibutse ko kuri wowe wifuza kujya hanze, ubu twagufasha kubona itike y'indege, twagufasha kubona discount bitewe n'ahantu ibihe bigeze. Job offers iracyahari kubifuza ama job offers nka Canada, Australia ndetse no muri Schengen tumaje kuvuga ho muri iki kiganiro. Mushobora kutugana tukabafasha. Thanks for watching. Don't forget to subscribe on our channel and share this video. See you next video.